ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV1. Nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, ndababwira ni yambu. Yes, TVS electric cleaner energy better tomorrow. Umuhinde ni nyuma yo kubona yuko moto ze zigiye gucibwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu muhinde rwose twari tuzi ko uruganda rw'umuhinde rwagiye rugasinzira ndetse rwibagiwe abaturarwanda, ariko nyuma yo gukunda izi moto ndetse n'abagenzi benshi mugakunda kwitegereza moto, umuhinde yongera arababwira ati rwose urw'imisozi igihumbi sinarucikamo. Umuhinde yagiye gukorera icyo bita moto ifite ikosora. Mw'abantu nk'icyo nakubwira, moto ntisanzwe, muve kuri za sipiro bakunze kwitanga umugeni aratashe. Yes, ni nyuma rero yuko umuhinde asohoye moto ya TVS. Nkaba ngira ngo muri iki kiganiro twibaze ibibazo byinshi abantu benshi bagiye banyandikira nyuma yo kwamamaza izi moto, bambaza bati ese iyi moto izaza ku giciro cyangahe? Abandi bati ese iyi moto ikora ite? Abandi bati ese iyi moto icagingwa ite? Ibyo byose rero nkaba ngira ngo mbibaganizeho, ariko ikinzanye uyu munsi ndagira ngo mbabwire official date cyangwa se igihe cyanyacyo iyi moto izava mu ruganda rw'umuhinde maze igasesekara mu rw'imisozi igihumbi, maze mwese mugatangira gukaraga ndetse no gukuba ipine rya TVS mu muhanda, kandi TVS itangiza ikirere. Yes, ngibyo rero ibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro, tureba akantu ku kandi ndetse nkusobanurira byinshi kuri iyi moto, ndetse ndaza no kukubwira ibanga akandi gashya umuhinde yazanye kuri izi moto. Yes, mwaha ikaze rero, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari wonyine w'ibyegeranyo ushobora kwegezwaho ukaguha amakuru y'akantu ku kandi. Niba ari bwo bwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa nawe kuba wakanda subscribe. Ndizera ko bitakugoye muntu wanjye, ubundi tukaza tubana umunsi kundi. Let us go, muhawe ikaze. Dutangiye dutya, reka ntangire nsubiza ikibazo cya Dani wamamagaye avuga ati ndi wo mu karere ka Nyamagabe, ariko ndagira ngo unsobanurire ese izi moto zikora zite? Icyo nakubwira rero ni iki ngiki. Izi moto nukuvuga ngo zifite batiri, ariko izi moto icyo zitandukaniho na za spiro nuko izi moto zo batiri igendana nayo, ndetse ukaba ushobora no kuba wayicaginga mu rugo, ndetse bakaba bazaguha umugozi wo gucagingisha iyi moto. Ni moto icagingwa igihe cy'amasaha arenga 3. Ni moto icagingwa igihe cy'amasaha 3, ubundi ukirwikuba mu muhanda umunsi wose ntacyo wikanga. Iyo urangije no kuyicaginga amasaha 3, iyi moto iba ifite ubushobozi bwo kuba yagenda ibirometero 400. Ikindi rero wamenya kuri izi moto, ariko nanone mbabwiraho gatoya, charge izacaginga cyangwa se charger izaza ikoreshwa mu gucaginga izi moto ntabwo ari charger ibonetse iyo ariyo yose kwa kundi, ndetse nta nubwo ari umuriro wari wose uzapfa ko wacaginga izi moto. Murabizi neza ko hari abantu baba badafite nyine umuriro ufite imbaraga, nyine urumva nyine ibi bisaba nyine umuriro uhagije, ariko ndabizi neza yuko mu gihugu cy'u Rwanda twese umuriro dufite abenshi ni umuriro uri hejuru cyane. Izi moto uzaza uzicaginga mu gihe cy'amasaha 3, ariko ikindi kintu utaruzi ni iki. Ntabwo izi moto zizazanwa ngo zize zicagingwa mu rugo gusa, kuko hari amasitasiyo yabugenewe azaza acagingirwa izi moto mu minota mikeya gusa. Iyi moto ikaba yuzuye, ubundi ukongera ugakora ku muriro, moto ukayikaraga ugakuba ipine mu muhanda.
Yes, ndakeka rero kubambazaga imikorere y'izi moto nyibabwira ro ku buryo zicagingwa. Murabizi neza uburyo TVS zatubaniye kuva mu myaka y'1900 kugezana n'izi saha. Ibindi byo murabizi ntacyo zitandukaneho n'izindi moto, ariko akandi kabanga nakubwira umuhinde yaje kutubwira, ndibuze kukakubwira nyuma. Wa muntu we, iri nibanga abantu benshi izindi moto zose zidafite, ndetse nkeka n'imodoka zidafite. Undi yarambajije ati ese iyi moto izazigurwa ngahe? Yes, rero nkuko nagiye mbivuga, moto uko mubizi ibiciro bigenda bizamuka umunsi kundi, ariko ubu ngubu nkuko uruganda rwaje kwisora rwavuze ko iyi moto izazihagaze arenga 1,900,000. wakongeraho ibyangombwa birimo assurance ndetse n'ibindi byangombwa bya moto, ikaza ihagaze 2,200,000. Yes, ndakeka rero ibintu byinshi kuri izi moto wagiye ubimenyaho. Urabona ko ari moto nziza cyane, urabona ko ari moto ikomeye, urabona ko ari moto idafite itandukaniro na ziriya moto twakunze cyane. Urabona ko ari moto idafite aho ihuriye na za Spiro bakunze kwita ati umugeni aratashe. Yes, mukanya rero ndaza mbatamo update mbabwira ni ese izi moto zizaza ryari, ariko mw'abantu mwe ndagira ngo mbabwire uburyo iyi moto ari nziza cyane. Ni moto ubona ko izaje ari amoko abiri, ushobora kugura sa 50 cyase ukagura 75, ariko ndabizi abantu benshi ku isoko muzarwanira kuba mwagura icyo bita 75. Yes, rero nkuko nabibabwiye, hari abantu benshi baje banyandikira bambaza bati ese iyi moto yaba yarageze mu Rwanda? Icyo nababwira rero, hatagira umutekano mitwe cyase, hatagira umuntu numwe batuburira akababwira yuko izi moto zasesekaye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri nitangazo twubwacu twikuriye ku rubuga rwa TVS cyase ku ruganda rwa TVS rutumenyesha ko izi moto zizasesekara mu gihugu cy'u Rwanda mu matariki ngiye kuvuga haruguru. Yes, ni moto rero ubona ko yaba abazungu yaba abanyafrika benshi bari kubibona bagatangira gutera comment bagera bati umuhinde kangura ibyuma byawe bikomeze bikore moto nyinshi, kuko izi moto tuzazirwanira ku masoko. Benshi rero mwari mutegereje kumva muti ese izi moto zizasohoka ryari? Yes, rero nkuko umuhinde yabitangaje, izi moto zizasohoka tariki. Izi moto zizasohoka mu kwezi kwa karindwi. Umuhinde yavuze ati mu kwezi kwa karindwi rwose iby'izi moto muzabimbaze. Icyo mbaza ni iki ngiki, ese abafite Spiro, abafite n'izindi moto z'amashanyarazi, ndetse nashaka kuvuga amazina menshi bagiye bazita, ese aho muzemera kuzihara ngo mutunge TVS? Sinzi neza, abantu benshi bagiye bambaza bati ese none abafite izi zisanzwe muzaduhindura dushiremo batiri? Ibi ngibi rwose nta makuru mbifiteho, ariko icyo nakubwira nuko rwose iyi moto nisanzwe. Yes, rero nje mwabanaga ndi Jacob nk'ibisanzwe. Iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Udakanda subscribe, izi moto zizasohoka ntabimenye, kuko umunsi moto izagira mu gihugu cy'u Rwanda nzahita nshiraho video ndi kuyitwara aha mu mujyi wa Kigali, nyivimvira njyoshe neza akantu kuka. Ciao ciao.